Iki ni igice cya kabiri, iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro cya Gisenyi Ubwiza Magazine, aho ngiye kugaruka muri free comments, aho ni muri free comments twibereye hano. None ikintu ngiye kukubwira, ndakubwira ku kijyanye n'abatipe bubu cyangwa se kijyanye no kuba abatipe barabaye chronique kubera abakobwa b'uburanga burenze cyangwa se abakobwa bafite ibibuno biteye ubwoba. Yes, abatipe bo mwarahagurukiwe aho rwose ubona umukobwa uteye umukobwa ufite 4G, aho ugatangira rwose ukararama, ukabura amahoro, ukabura amahwema, ukaba nk'umusazi, ugasa nk'utaye ubwenge, ibyo wari ufite ukajugunya hasi. Rimwe na rimwe akenshi numva ngo umuntu arakurikira gukurikira rero umuntu utazi urumva ko biba byakaze. Ariko rero kamubwire, burya abatipe benshi bavuga ko burya nk'impamvu bikundira ziriya 4G, nuko ziriya 4G burya ngo ziryoshya ibintu cyangwa se ziryoshya imibonano mpuzabitsina. Sinzi rero bakoze research, nyaboneka ngo muzamutubwira njyewe sinzi, ntago mbizi. Niko mba numva abatipe benshi bagaruka bambwira hari n'uwigeze ambwira ko ati burya mu byo yabashije kubona yaje gusanga abakobwa bafite 4G bari muri 4th generation, ngo yuko burya bakunda kuba abakobwa b'abanyabwenge, ngo bagira ubwenge bwinshi cyane. Sinzi ubwenge bavuga ngo ni ubuhe, nicyo natabashije gukurikira neza, ngo bagira ubwenge bwinshi cyane. Cyonse cyo ngewe nuko bakurura cyane, cyonse cyo nuko bafatiye mbere guta igitsina gabo mu moshya, bafatiye mbere mu kurimbura ubuzima bwawe. Nimba urebye umugore ufite iyo 4th generation ukamwifuza kandi nyamara atari umufasha wawe wahawe n'Imana, menya ko tayari ubuzima bwawe 5% itakaje yo kubaho. Ni gutyo ubuzima bwanyu bugenda bumanuka cyaro kazisanga byararangiye, ukazisanga ubuzima bwawe ntacyo kiramira, amazi yarasesekaye, ntabwo kibashije kuyayora ukundi habe na gatoya. So brothers, urumva ko ari ikibazo. Twe rero murabizi Gisenyi Ubwiza Magazine ntabwo tugenda tutabahaye inama, ndakugira muri free comments. Hari uvuga uti njyewe ibyo wambwira byose sinabivaho, iyo mbonye umugore w'ikibuno kinini ndahangayika nkadagarwa vrema, nkabira icyuya nkabura amahoro, ndakakubwira ati njye wapi. So biriya rero ahubwo ikintu nagufasha wenda mwaka kanya, nimba muri ukunda 4G, shaka umugore ufite iyo 4G, ariko apana kugenda mu muhanda uteza ibibazo. Muzane, shaka umugore ufite iyo 4G. Nimba arahisemo maneke, nyurwa niyo maneke yawe, uyikundwa akazi, sibyo? Apana kuba uri kumwe n'umugore wawe ukagira utya wagera kuri bya bizuba ugatangira ugahindukira. No, wahisemo, you made a choice, byararangiye. Ariko njya numvaga abatipe ngo biri hakurya, ndavuga ati abo mu murwa bo ngo byarabananiye, ngo nta nubwo rwose ashobora guca ku cyuki adakebutse ngo ahindukire yirebere iyo dimension uko ihagaze. So ndumva ibintu byagiye bikara cyane. Ni free comments, nta kindi urayimanura utubwire. Ni Gisenyi Ubwiza Magazine, mukomeje gukurikirana. Turabakunda cyane. Ariko burya ndashaka umuntu umbwira amabanga yari hariya yandi mwamubona hamwe mwarabashije kwagera. Mumenere ku mabanga burya ubwo urabimanura muri comments nimba bigukundiye, bashe gusangiza abandi nimba ari nyama watanga kuri bamwe batanyurwa, ugasanga afite maneke yanyura kuri 4th generation agatangira agakanaguzwa amaso. Iyo ni ingeso mbi, iyo ni indwara, uburwayi. Nimba ufite inshuti irwaye utyo, ishakire urukingo. Urukingo nta rundi rero, ni ukuzana umugore, ukazana iyo dimension, ukazana iyo generation, sibyo?
so abasore b'ubu rero mufite ku bibazo bibaremereye cyane ciao ngo kanda subscribe rero nyaboneka ubashe kujya wisanga muri free comments, ariko izi free comments ntabwo ari iki gusa kuko tuba dufite n'ibiganiro nyirizina bijyanye n'imyororokere cyangwa se n'ubuzima bw'abantu cyangwa se ubuzima bwa gatozi bwacu bwa buri munsi. Ciao ngaye nguko rero ndabakunda. Ako ni akantu ko kubarura mu mutwe ngira ngo mujye muri free comments, mu kanya ndaza mbahereza ibiganiro byanyu uko musanzwe mubimenyereye.